uyu munsi nanone tugiye kwigana icyigisho Mwuka Wera yaduhitiyemo, kuko Mwuka Wera niwe uduhitiramo ibyo tuvuga muri iyi nzira, muri uru rugendo twatangiye. Tugiye gusoma mu gitabo cya Danieli igice cya 3, kaduhere ku murongo wa 16. Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo, niba ari iby'Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Muri iyi nkuru y'aba basore batatu, Saduraka na Meshaki na Abedenego, hari umwami Nebukadinezari ngo yakoze igishushanyo cy'izahabu, hanyuma atumaho abantu bose ngo baze kukiramya, hanyuma uwanga kukiramya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Hakaba hari abasore batatu bizeraga Imana koko, bayubaha, bagendera no mu mategeko yayo. Kandi mu mategeko y'Imana harimo itegeko rivuga ngo ntuzagire indi mana uramya atari njye. Nuko mu gihe abandi bikubitaga hasi bakiramya, abasore banga kukiramya batitaye ko ari itegeko ry'umwami. Ngo umwami babimubwiye ko banze kukiramya, ararakara cyane, ategeka ko babamuzanira. Bahageze, umwami arababwira ati, nimwemera kuramya igishushanyo nakoze ni byiza, ariko nimutakiramya murahita mujugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Saduraka na Meshaki na Abedenego bati, nta n'impamvu yo kugusubiza. Imana dukorera niyo tugomba kuramya yonyine, kandi iradukiza ukuboko kwawe. Kandi nitanadukiza ntabwo twaramya imana zawe. Bari bafite ukwizera gukomeye aba basore. Haleluya! None ni gute natwe twagira ukwizera nk'ukwabo? Bati Imana nidukiza ni byiza, ngo kandi nitanadukiza ntituzayisuzugura ngo tuyikoze isoni, ngo dupfukamire izindi mana. Ese wowe kwizera kwawe kungana gute? Mu itangiriro tubona ko Imana yaremye ibintu byose ngo maze ibona ko ari byiza. Itwereka nuko tugomba kuyubaha, kuko niyo yaturemye, idushyiriraho n'amategeko tugomba kugenderaho. Niyo mpamvu bano basore bayashyize mu mitima yabo, barayakomeza, barayubaha. Iyo ukomeje amategeko ya Yahu ukamwizera, ntago agukoza isoni nk'uko atigeze azikoza Saduraka na Meshaki na Abedenego ubwo bari bamaze kubaboha bakabajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana cyane. Ngo umuriro wahise utwika abababoshye. Ngo umwami aratangara ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshye? Abandi bati, ni koko Nyagasani. Nebukadinezari ati, ndareba 4 kandi babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ngo ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya! Izo ni imbaraga z'Imana. Mu bupfu bwe yari arimo bwose, arema imana ye, ashaka ko n'abantu bayiramya, yahise amenya ko uwa 4 ari umwana w'Imana, Yahusha Hamashiya. Umwami wacu aba ari kumwe natwe ibihe byose, mu makuba yose umwami wacu aba ari kumwe natwe. Kwizera kwabo kwatumye Imana yihesha icyubahiro. Kwizera kwabo kwatumye n'abasengaga ibishushanyo bagarukira Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego, ngo bahita bashima Imana yabo basore. Haleluya! Ngo kandi ntihazagire umuntu uvuga Imana yabo nabi. Haleluya! Kwizera kwawe kwahindura benshi, kwizera kwawe kwatuma benshi bifuza kumenya Imana usenga. Aba basore rero baba icyitegererezo cyawe cyo kwizera, cyo gukomera ku mategeko y'Imana no guhesha Imana ya Yakobo icyubahiro. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Haleluya! Muhabwe umugisha, muhimbaze Yahuwa.